uraho neza ari amakuru y'iminsi yesu nashimye warabuze mu murimo w'Imana pe. Ntabwo ari njye nanjye, ni akazi kenshi. Akazi kenshi? Gusa akazi kakubuza kuza ngo ukore umurimo w'Imana nta kahe. Nyine umuntu ukiba iwabo ntabwo apfa kugenda uko abonye kose. Cyakora nabyo birumvikana da. Erega buriya kubaha ababyeyi nibyo biba ari ingenzi ku muntu ukiba mu rugo iwabo. Ababyeyi baba bamufiteho inshingano. Ariko uzajya ugerageza uze burya umuntu akurikiye Kristo akiri muto bimufasha no gukura mu buryo bw'umwuka ndetse n'ejo hazaza akabona ubuzima. Oya, ntabwo ari ibyo ubundi uri mu nzira y'iterambere kirazira kuva mu kazi. Wakabaye wicaye ku kazi. Urumva se usigaye inkondorora hose? Wakabaye wicaye ku kazi. Ko numva bigize intambara se? Ndi umuntu w'umugabo kandi ngira ngo urabizi ko umugabo ari umutwe w'urugo. Ibyo bivuye he? Mbikura ese siko kuri? Okay, byo ni ibyawe ntabwo ari ngombwa ngiye kubivuga. Oya niko kuri. Akabaye wicara mu kazi. Nanjye ndi umuntu mukorerega ngomba kumenya gahunda zawe. Uragira ngo nzara nk'akaga gashenze ngo ni murokore? Kose noneho ni satani yakuteye ni. Nta satani ariko nawe kabisa jyuye utekereza neza wicare mu kazi. Ariko burya nibwo waba umukristo ugomba kumvira n'inama z'ababyeyi. Ku buryo wabibwira n'ababyeyi yuko ukeneye kujya mu murimo w'Imana ngo ukurikire Kristo bakabyanga. Yego nibyo nzagerageza. Sibyo yuko harimo n'abatabyumva. Ababyeyi banga yuko umwana ajya gusenga. Abo babyeyi nawe cyaba ari ikibazo. Mujye mukomeza mugerageze dore kubaha Imana niryo shingiro ry'ubwenge. Yego nibyo ariko bijya no kubaha ababyeyi biba bikeneye. Nibyo kubaha ababyeyi pe. Kandi n'Imana idusaba kubaha ababyeyi ariko atari bo gusa ahubwo tukubaha n'abandi bose. Yego nibyo ariko se mu rugo. Ko nsigaye mbona muri iyi minsi warahindutse. Narahindutse? Yego. Gute? Nsigaye mbona warahindutse ku buryo n'ubibonye wese bibonesha amaso ko wahindutse. Ko nsenga se. Oya. Uburyo bw'umubiri se? Oya ntabwo wahindutse nabi, wahindutse neza. Mana ishimwe niba narahindutse neza. Ariko se ari ushatse kuvuga iki ko ntakumvishe neza? Ubwo nawe ugiye kuvuga nka babandi. Babandi? Babandi se bajya bavuga ngo iki? Babandi bavuga ngo ndacyari umwana ntabwo ndakura. Ariko nyine umuhoye ubona uburyo Imana ikora imirimo muri korali yacu. Bimwe se twahoze tuvuga by'imisanzu? Oya, si ibyo gusa hari n'ibindi Imana igenda ikora hagati muri twe. Imirimo y'Imana iragaragara nk'iyo turi gutanga ubwitange bwo kugura inifomo, kugura ibyuma n'indi misanzu. Erega nta n'impamvu itawushyigikira ko ibigira ngo se izina ryayo rihabwe icyubahiro. Uvuze icyo ndibuka nibutse ukuntu abakene batanga bakire gutanga imisanzu kandi abakire aribo bakabikoze mbere. Undi kirazira gusiga akazi. Umuntu arinje nzi neza ko ndi bugusanga mu kazi bazi yo tudahura neza. None wansanga gatwara twabivuganye nawe. Ntabwo twabivuganye ariko ugomba kuba uri mu kazi. Ukahama mu kazi ukamenya ko akazi ari go ari ryo terambere ryacu. Se erega ndi umuntu w'umugabo ufite ubwenge bwinshi utekereza neza ibyaduteza imbere. Kandi iterambere ryawe ni ryanjye. Kameme biri kuva ryari? Kuva ryari se ubwo icyo utumva ni iki?
reka mbe ngiye ndumva ntazi uko okay uretse kugenda gato sibyo ufite amafaranga ko ya mari ishobora kuza ejo cyangwa ejo bundi imwe wambwiraga cya gihe se yes oya biriya rero nabitekerejeho nsanga bitakunda kuko mfite umuntu njya ndangurira kandi ahantu ndangurira nta kibatwara ni ngombwa ko yamuha mbere azabizana bite nabigeze ku kazi noneho nta kindi kibazo ntabwo byakunda ugomba kubirangura ukabishyira hariya ugomba kubirangura ukabicuruza birimo inyungu nyinshi reka ntacyo niba birimo inyungu nawe uzagenda ubirangura ubicuruze nta kibazo okay noneho bizaza kandi uzabicuruza naho rero umva noneho nkubwire bigomba kuza kandi bigacuruzwa ndumva noneho bikomeye bakese ko babikorana ubwiyemezi baba bavuga ati tuzabikorera igihe dushakiye ahubwo ugasanga bakene nyine bafite ubushobozi bukeya bafite umurava ugasanga babatanze gutanga umusanzu wabo ariko ngeweho ntekereza ko bari abakire ingororano zabo baba bamaze kuzibona baba bamajije kuzibona kuko ibyo bishimira nyine n'ibyo bihembo byabo ariko twebweho dukora umurimo w'Imana neza muri korali yacu jya ubona ukuntu Imana ijya idushyigikira wivuga gutyo ukuri uvuze gutyo wa mukobwa wicaraga imbere yawe ari he sinumvishe ngo bamutendaho indaro yo uriya mukobwa erega iyo umuntu akorera Imana abivanga anakorera na Satani nta kabuza rwose Satani aramugaragaza ese unahimbaza amakuru ukize amakuru ni meza aha naheze inzira se nawe urayizi ndayizi nari nzi yuko izi nzira ari izacu gusa ari twe tuzimenyereye duca iza bugufi iyi ni inzira tujya tunyuramo turi kwihuta dufite gahunda tugiyemo iyo bibaye ngombwa ndahanyura ariko abacuruzi namwe nta nzira mujya muyoberwa cyane mugenda mwiruka munyura aha kugira ngo ibicuruzwa bitabacika aha nahese mugiye muri ka kazi ngewe se ese ngo nawe nakajyamo ushobora kuzagatangira ejo aya barambwiye ngo mbanze nitegure noneho nzajyeyo namaze kwitegura ntacyo niba ukizeye nabyo ni byiza oya narakizeye nta kibazo ubundi se ni kazi ki kutambwiye ni kazi bwoko ki ako kazi barambwiye ngo nzakora imirimo itandukanye noneho ngo bazajya baduhembera rimwe mu kwezi ubwo rero gusa nyine ikibazo mfite ariko Imana izabikora ni uburyo bwo gushaka amatike kugira ngo ukwezi kuzashire nyine nta kibazo nagize ntacyo kizajya kikugora ntacyo wajya umbwira ariko mana yanjye Imana ijya iguha umugisha gusa yego nawe hanyuma se Sora ndakumva hari ikibazo nubwo ngiye mu kazi utigeze unsubiza ikihe ubu inshuro zingahe ntekereza kubikubaza ariko nkabona uri kwihuta ikihe ko nari kukibuka ahubwo se urakibagiye ntabwo nibuka ikibazo nakubajije twicaye ahantu ukambwira ngo ugiye kugisengera uzansubiza uraryibutse ndacyibutse uracyibutse okay ariko genda utuze genda ukora akazi utuje nta kibazo gende ntuze ese uransubije hari akazi ntuje oya ntabwo natuze oya genda utuze kandi niba nkubwiye ngo ugende utuze ndizera ko wumvise icyo nshatse kuvuga Sora uzi ikintu nshaka uko nyine siko nakubwiye ngo ndagukunda nkeneye kumva ijambo nawe riva mu kanwa kawe no mu mutima wawe yimbwira ngo urankunda maze umutima wanjye ugatuza wumva ndaruhutse okay muroko kara genda utuze nanjye ndagukunda